papa aza kubona ko nabaye professional musician. Buri umubyeyi abonye umwana akora ikintu neza, yitwaye neza, ko ababyeyi bose bo kwisi bifuriza neza abana babo. Ariko kuva 9 n'umunani aho niho navuze nti shaka gukora muzika yanjye, kandi muzika ifite aho ihuriye n'umuco wanjye noneho. Bivuze ngo babahanze bajya bavuga ko kugira ngo indirimbo zambuka imipaka zigomba kuba ziri mu ndimi z'amahanga, baba bibeshye. Baribeshye cyane. Yitwa Mighty Popo, niyo mazina mumuziho, mazina nyakuri twa Murigande Jacques. Ka mbanze mere ku kibazo cy'amatsiko, ikizina Popo akenshi bari kwita, nifuza kumenya niba hano mu rugo barize. Niryo bazi gusa. Kubera iki barize ryaje rite? Popo n'akazina ko mu bwana kamfashe kagumaho, nanjye ndagakunda, ndagashima, ndakemera. Yewe witwa izina ryo mu bwana, ufite n'abanana bapeti bazo ubwenge, nabo bakakwita akazina ko mu bwana cyangwa se babakazi, ntacyo bibona bigungabanya. Bose ko banyita daddy kana papa. Kapopo nako bazi? Barakazi pe, kugiza ku muto rwose barakazi. Ku buryo nshaka kubaza nti Popo arahari? Akamenya umvuze. Gusa ntago bapfa kubwira ngo arahari bataraza kumbaza ngo hari umuntu hari. Ndaza kuza kwinjira mu kiganiro nyizi nawe nakomoze iba biri behind scene. Reka ture kuri Popo nyirizina twamenye muri music. Ni muntu ki? Ndi umuntu ki? Ikibazo kiragoye. From background. Ndi umuhanzi uri ku isi, ufite icyamuzanye, akaba ari aragikora. Arishimye, ahangana n'ubuzima uko buza, akagenda yiga buri gihe, buri segonda bayiga. Ibyo yize akagerageza kubikoresha, ibibi akageza kubita ku ruhande, ibyiza akabigumana. Reka turebe kuri background. Kigihe uvuka yituvuze ngo ni muntu cyakenshi duhera ku mavu n'amavuko cyane by'umwihariko, hanyuma turaza kujya n'ukuntu winjiye muri muzika noneho. Ubwo mushaka kuvuga aho navukiye? Profile ni ndende cyane. Navukiye ndi umunyarwanda, abahanzi banjye bahunze mu Rwanda kera cyane mu za 59 60. Jewe nabo tuvindimwe uretse mukuru wanjye mukuru twavukiye mu mahanga i Burundi. Hanyuma ubwo ahantu nakuriye yitwa mu Ngagara i Bujumbura, hagati aho tujya igota amasimbi. Niho nakore byinshi bijyanye na muzika yanjye. Urabona kuva mu buhunzi none ukajya igota amasimbi mu indisi, kwiga uko wabaho n'ukuntu wakwitwara nk'umunyarwanda mu bihugu by'abanyamahanga, kugeza aho dutahiye, kugeza aho ubwo hagati aho nakoze umwuga wa muzika. Uhereye Burundi? Burundi navuye Burundi nkiri, urebye nari nkiri muto. Ntabwo nari muto cyane ariko nari nkiri muto. Muzika natangiye kuwigira i Burundi, yego muri quartier aho ngaho muri mu Ngagara, gitari ariko nyicuranga nk'umuntu yinezeza gusa. Ariko tugeze iyo ngiye bwo tamasimi niho nabifashe nk'umwuga, ndanabyiga, bifatira umwanya pe wose, ndabikunda cyane. Bese kuva mfite imyaka 10 nari nzi ko nifuza kuzaba umuhanzi, ncuranga gitari. Ngeze iyo ngiyo niho nabikoze nk'umwuga, noneho ntangira kubikora, nkora album nyinshi, nkora izanjye n'izabandi, ncurangira gitari abahanzi benshi, abakomeye n'abadakomeye bose, mu njyana zitandukanye zishobotse. Ubwo rero yego niho kutaha mu gihugu cyambyaye, niko guhura n'abantu bifuje gukora ishuri rya muzika, ari guverinoma yacu muri TVET WDA,
turakorana. ubu ngubu ishuri rya muzika ryo ku Nyundo rirahari, uri n'umuyobozi waryo. Reka dusubire inyuma, utangira umuziki mu buhunzi byari bimeze bite? Mu buhunzi ubwo nari impunzi nkiri Burundi, ngeze muri Canada ntabwo nari nkiri impunzi, bahise bampa uburenganzira bwo kubaho nk'umuntu atari impunzi. Bamwira bati karibu, mbese iki gihugu sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, turakwakiriye. Ushobora gukora icyo ushaka cyose, ushatse ubwenegihugu bw'iki gihugu tugusabye gusa ko ufite imyaka 3 tarakorera ibyaha iki gihugu, tuzabuguha. Ubu rero umaze kugera hariya ntabwo uba ukiri impunzi, kuko baba baguhaye visa yabo ko warayisabye ukiri impunzi, bamaze kukwemerera ubutakiri impunzi. Rero muzika kuntu nayikoze hariya, nahuye n'abantu turi muri festival, nirebera festival gutya gusa, mara umuntu ahagaze aho ngaho afite gitari, nawe nanjye mvuye ahantu twi Burundi, ndacuranga harmonica, ncuranga gitari, we nibyo. Rero ngo dufite jam session. Jam session ni kwa kundi bahanzi bahura bagacuranga bagasabana muri muzika. Njya kumureba umugabo yitwa François Champagne, ejo bundi yarampamagaye, n'umuntu twahuye bwa mbere rwose kera muri 87 niho twahuye. Aho nitwa Ottawa muri festival franco-ontarien, turi ba groupe twa Uzib. Uzib ni groupe ya jazz fusion. François Champagne ama address yaho nzamusanga aho nitwa St Andrew, ndamusanga turakora iyo jam session. Icyumweru gikurikira ambye ngo ngufitiye akazi. Namwe ko mfite harmonica imwe gusa, ngo ntacyo ngo tuzagusakira indi. Ubwo twagiye gukora icyo kiraka, aho twayikoreye duhura na nyira iyo club, twagutera na ahantu hanze aho hitwa Manotic, hitwa The Crossroad. Uyo mugabo yitwa Todd Watson, ndacyamwibukize na pe. Ubu ngo yabaye professional clown. Abana clown. Ubu ngo ni umwuga akora icyo gihe afite iyo club ya blues R&B. Noneho uyo mugabo anyumvise insurance harmonica, abaza François Champagne, kwa François yari amaze igihe hacurangira aho hantu. Uyu mwana wazanye ninde? Ari nkirakana ndi ruzingo cyane. Uyu mwana wazanye nindera, ngo uyu mwana ngo avuye muri Afrika acuranga harmonica neza. Yego nshaka ko tuzajya dukorana, ariko afite harmonica imwe. Umva umunsi ukurikira nasanze yanguriye yabanzaniye harmonica zose zishobotse. ubwoko bwose ama imfunguzo zose bacurangiramo muri muzika zikoze do re mi fa sol la ti. Nuko rero natangiye aho ngaho bakamenya abaje gucuranga muri iyo club bose akabe ngo hano hari umwana ngo yaje rwose ngo acuranga. Wa mwana muri Africa still mwana muri Africa umunyarwanda rwose yahagazeho. Ubu turatangira muzika, byaje kugera ku rwego uba professionnel, ugiramo professionalism kugera ku rwego byigisha, byo byaje bite? Ubwo natangiye noneho aho ngaho natangiye ntago nari nzi gukorera amafaranga. Ubwo natangiye nsevinga, noneho nsubira mu ishuri, amashuri asanzwe yandi, ako nkiga nkora nimugoroba ma club ahanshobokeye hose. Ariko nanone nsanga ibyo nari nzi gukora ntago byari bihagije, kora ko bamuhaye nuko bavuga ngo umuntu yabamuhaye amasifa harya ni gute mu Nyarwanda kogeza umuntu yego babamye ngo ndi gihangange. Ako nanjye ngasanga mu buhangange bwanjye ntago ndi rwose ibyo babambwira, yego ndabyemeye murakoze, ariko mwubagiye muri jewe nta ndagera ntibiragerayo. No aho ngaho ko natangiye no gukorera n'amafaranga ndi muto, nkagura ibyangombwa, nkagura ama amplifier, ngura guitar electric guitar, noneho ngura ninga bibliothèque, library. Ubwo no kugura ibyo bita LPs, sinzi ko mwe mubizi murakeri bato, 33 tours na ma disque urayazi bya disque binini. Ni binini gutya bashyira kuri tune disc, right? Ngibyo nibyo bita LP, long player. So noneho ubwo ngo ni nko kugura igitabo cyo gusoma cyangwa ibitabo byo mu ishuri, ngura indirimbo zishobotse nyinshi zasohokaga icyo gihe. Ubwo harimo n'ama cassette, harimo za CD ziraduka, CD zari zitaraza, aho ziraduka ziraza nkora gusa nubaka library yanjye.
archive no nkajya niga ibyo numva nkeneye kugira ngo sinkore nabi ngeze imbere y'abantu na n'ubu ndakiga nuko rero no kwitoza igihe cyose mbese naritojeje kugezaho noneho abantu bari bazi ko ncuranga harmonica mbabwira nti ncuranga na gitari ngo ncuranga na gitari gerageza twumve kiragije gitari ahubwo ayandi magroup akajya amfata nk'umu guitarist andi anzi nk'umu harmonica player umuntu acuranga harmonica ubwo uhitubamo 2 in 1 rimwe nkaba ndi mu gitari hano ikindi gihe ndi muri harmonica hari kandi byose nkabikora uko nshoboye neza ishobotse ubwo bumenyi hagatonga nkucima ijambo uri warabukuye hehe sorry ubwo bumenyi kuba uzi kubikora neza kuba nkiri Burundi urumva twarabikoraga twishimisha gusa muri quartier ariko urumva kuba utarabona nka electric guitar cyangwa se akoze guitar imeze neza iri professional urumva uriga no kwiga n'urukundo rwa instrument n'urukundo rwa music so iyo ubwo buryo bwo gukora n'uburyo tureba uburezi nuko ababyeyi batureze icyo ukora cyose ugikora neza uragerageza kugikora neza tukira ngo se mu babyeyi bawe abo wari ufite icyo gihe hari nk'umwe mu babyeyi yaba yaragusurikiyemo cyangwa se wakoraga music ku buryo buti niwe reference yanjye tukiri Burundi byo papa we ntabwo yashaka ko tujya muri muzika cyane ariko nuko yambwiye ati mukuru wanjye yacurangaga muri quartier abantu bose bacurangaga gitari umupira gitari no gusoma ibitabo kandi byose nushaka ucurange mu biti nushaka ujye kuba inyoni as long as ndane amata meza nibyo nagenderagaho nanjye na manota gusa mushaka ndayaba nta kibazo ubwo niko umuntu agenda akura nibuka papa aza kubona ko nabaye professional musician none se bya bintu wabikoze nibyo yagize umwuga nibyo nakunze kuva mbere rwose dore nibyo nikundiye ni nabyo ndiyo ndakora ariko dore ukuntu mbikora nuko nguko bakaza no kunda ama festival hariya ndiyo nacuranga Ottawa icyo gihe nacurangiraga abandi bantu gitari naje kure byanjye mu nyuma icyo gihe nari mu guitarist mpagaze gose bandi mabeni nkabona ababyeyi banje muri festival bari mu mashi babimeze bite rero biraryoshye nako kantu mpamvu nkakubajije nuko uri umwarimu kandi umuyobozi w'ikigo cyigisha umuziki ufite abana wigisha ufite abana uyoboye ariko kandi ababyeyi bajya baza kureba abana babo babimeze biti buri umubyeyi abonye umwana akora ikintu neza yitwaye neza ko ababyeyi bose bo kwisi bifuriza neza abana babo nta mubyeyi akwifuriza inabi umwana we rero iyo mubyeyi yabonye ko umwana akoze ikintu neza akikoze nk'umunyamwuga kandi ahimbawe anezerewe atakibazo afite ateza abantu yiteza wenyine umubyeyi nta kindi yavuga atari kugira ishema nibuka rimwe nari mvuye muri festival ababyeyi bari baje hanyuma icyo gihe no ku mateleviziyo bicamwo ngeze imbere ya mama nkaho twari Ottawa mama arambwira ngo ko wikaragata ukikirigira ukikaraga wese uzavunika ijosi kandi ko kora bikoraga icyo gihe bikoraga nese uri kuri stage uri entertainer ufite entertaining tukavuga none nanjye nkamubaza ibintu none se umunyarwanda iyo agiye kuri stage aritaka akambara neza akambara urugori ibyambara byose umunyarwanda aho agiye hose gushyushya aritegura kandi akaberwa agaseka agahimbarwa narimere kuri aho ngaho mugani ku mubyeyi akubonye akabona urimo urahimbarwa ntabwo hazagamo za ndangagaciro z'umunyarwanda akakubaza ati biriya ntabwo ari ibyanyu wari uko kuba bireka oya kubera ko abona ko abantu babikunze ntabwo ari umuntu wari we wese yapfa gukora ikintu ukamubona kuri televiziyo y'igihugu yo muri Canada igihugu nka Canada ntabwo ari umuntu mboso kwirata yego nanjye nagize amahirwe ariko impamvu najya ku televiziyo mu radio yabo ikora ko ibintu nabikoze neza nabikoraga neza uko mbese nabikoraga ku buryo byatumaga abantu bahimbarwa bakamfata nk'umuntu ubizi ikimenyimenye bampaye n'ibihembo mushaka nabikwereka biri hano ntabwo ari ibintu mpfa kuvuga gusa guca ku muntu
hari igihe nko muri 95 ndibaza nabonye igihembo shoka ari cya mbere nabonye cyangwa se 95 umucuranzi wa gitari wa mbere yabaye wa mbere muri yo town, muri iyo ville ni ville nini. Igihe cyageze umaze kubona ko wa muziki noneho bitakiri uburyo bwo kubikora nk'umuntu bikunze, ahubwo byamaze kuba business, waje kubikomeza gute? Iki cyakomeje kugusunika? Kuva niba umuntu kuva afite imyaka 10 yifuza kuba umuhanzi, ugenda ukura. Uko ugenda ukura ni kugenda uhanga, ni kugenda uhanga agashya. Tuvuge nko kuva muri 88 sajya siko bivugara, kugeza muri 98, si imyaka 10 ubwo? Yego, imyaka 10. 88 to 98. 10 years. 10 years. Nari meze nk'umuntu akorana n'abandi cyane. Nacurangiye abantu bose bashobotse rwose, abona ashoboye kwiga indirimbo zabo, abashoboye kumpa akazi bose. Ariko kuva 98 aho niho navuze nti shaka gukora muzika yanjye, kandi muzika ifite aho ihuriye n'umuco wanjye noneho. Ariko hari ibintu by'ibanze ufite kuba warize ufite. Kandi utavuga ngo wize ngo wabirangije oya, ukomeza ubyiga ariko ufite ibihagije kugira ngo naho uhanga ibyawe. Narindiriye ko ngera kuri urwo rwego mbere yo gutangira guhanga ibyanjye. Harimo no kuvuga ikinyarwanda neza bihagije. Ko icyo gihe umva twavuga ibintu bivanzemwo, Kiswahili, Kirundi kivanze, n'Ibyongereza n'Ibifaransa n'ibiki byose. Aho ugasanga umuco, ururimi rwawe ntabwo ntiruraza neza, n'ubu ndacyarwiga kuko rurakomeye. Rero aho ngaho niho navuze nti mfashe igitabo cya mbere nagifunze, funguye ikindi. Yego, muri 2000, mwaka wa 2000, sohora noneho album yari album ya kabiri, ariko wavuga ko ari album yanjye yari ifite umwimerere wanjye, ifite n'isura nyafrika. Wumve ko nayisohoye ijya mu machat. Muri Ontario hari n'igihe mufite hano bampaye icyo gihe, iyo album yise dunia yote, the whole world, le monde entier, isi yose. Ese ni nkuko uracyari umwana washaka ko isi yose inyumve. Nubwo abantu bayihaye ibihembo, ariko kuri gihe byari hari hageze ko noneho ntangira kubakira aho ngaho. Nibuka yabaye ya 18 mu Budage, nanjye biranyobera. Mu Budage rwose muri radio za world music, muri playlist za world music. Album yanjye dunia yote yabaye ya 18 mu Budage. Icyo gihe hari radio zitwa radio multimundi, z'ibihugu byose byo muri Europe bicuranga indirimbo zo kwisi bita world music. Yego, umva indirimbo nyinshi zirimo abantu bo kwisi yose bacuranga muzika itari popular music. Yabaye ya 18, kandi yari album yanjye nasohoye. Urumva yamfunguriye inzira nyinshi mu ma festival. Harimo n'ikinyarwanda icyo gihe cyane rwose. Bivuze ngo babahanze bajya bavuga ko kugira ngo indirimbo zambuka imipaka zigomba kuba ziri mu ndimi z'amahanga, baba bibeshye cyane. Biterwa nanone n'injyano ugiye gukora. Yego, none se Sauti Sol ituyizi ubu ngubu ntibayizi isi yose. Irimba se mu Cyongereza gusa, ntirimo n'Ibiswahili n'ibiki byose. Oya, biterwa n'injyano ugiye gukora. Niba ugiye guhangana na Byinshi uririmba mu kibembe, ahubwo zo ufite ikibazo. Niba ugiye guhangana na Byinshi utarimba mu Cyongereza, waba ufite ikibazo. Ariko nimba ugiye mu nzira yawe wowe wifunguriye, ukagira n'isi yose igukurikiye, nta mpamvu yo kujya guhatana na Bruno Mars cyangwa se abo bose bagezweho. Wowe wifunguriye inzira yawe, kandi iyo nzira yawe ikazakubeshaho neza. Mbese ni nko guharura umuhanda wawe, ukawuharura neza, ukazana n'abantu bakawucamo, ukagera kuri highway yindi itanga ku yandi ma highway yose yo kwisi yashobotse. Mbese kuri iyi si ya muzika, utifunguriye inzira yawe wowe nyine uhagarare neza, uvuga uti ibi ni ibyanjye, byo mfunguriye isi ize indebe, uba utangiye guta
identity ufite kumenya icyo ushaka icyo uri cyo kabiri cyo ugenderaho mbese icyo ushoboye kabiri cyo ugenderaho. Reka turebe igihe wamaze kubyinjiramo nk'umunyamwuga ariko kandi uracyari hanze, inzara n'inyota byo gushaka kuza utaha mu gihugu ugakomeza ya kariyeri byo byaje bite? Kuko abenshi iyo batashye ahita avuga ati tereka nitahire njye guhinga cyangwa se njye gukora business. Wowe byaje bite byo gukomeza muzika? Mu buzima ngira amahirwe ibyo nakoraga byarafashe. Urumva ntabwo ndi wa muntu muri career ya muzika ya strugglinze cyane. Niko nibyo navuga yanzira narayifunguriye birampira. Ariko buri ukuntu nazaga mu Rwanda numvaga ngize agahinda kenshi kubona ukuntu umuhanzi ahagaze mu Rwanda. Abahanzi benshi mu Rwanda tubona n'uyu munsi rwose twahuraga icyo gihe tukahura icyo mfite banaguha ubuhamya rwose. Wasanzemo bandi bari bahagaze bate? Bari bahari benshi bose abangaba ubona ba Karimu bacuranga, ba Mico, ba Nyakwigendera Papi, ba Christophe Matata, bose ba Kipeti, ibenshi ba Shushu nako namumenye cyane ariko naje kumumenya mu nyuma. Iyo ni generation yawe? Iyo ni generation yanjye cyangwa mbere yanjye ho gato. Ba De Gaulle ubwo ni barimbana ba Shushu. Twagenda duhura cyane ariko ubwo ndavuga abari mu Rwanda icyo gihe. Byemeze biti icyo gihe uza ubasanga ubwa mbere nza urumva byari ubwo ni 98 byari bikiri aho ngaho ariko urumva uko banyotewe gucuranga. Amabendi yari make ariko banyotewe gucuranga live. Ngarutse 2004 byo byari bira hano ntabi cyane abahanzi bakora playback lip sync batakicuranga batakiririmba live rwose byashize byapfuye uretse mba makanyaga abanga basaza. Ubwo se si muri ya myaka umugande yaratangiye kutwinjiza muri ritme? Umugande yaratwikaga icyo gihe. Umugande yaratwikaga kandi nibo twakurikizaga cyane. Hanyuma icyo gihe niziye mvune mwari mufite muri music kuko ndashaka kugenda kuri generation par generation. Urumva icyo gihe wowe waje mbere y'umugande umugande urahamusanze ugarutse turaza no kujya kuri generation y'ubu ngubu ari nayo none uri kwigisha. Reka turebe icyo gihe wowe winjira mwahanganye gute n'umugande waruzanye playback kandi ari nayo isa nkaho yarigezweho icyo gihe? Ntago namurenganya ngo niwe yayizanye, yego nimba twaramukurikiye nitwe twamukurikiye. Ubwo nawe nimba byaramuhiraga ubwo niyo nzira yari ikatiye ko ubwo twari tugiye mu nzira mbi. Ntago je nahanganaga, ntago nzi guhangana n'abantu je ahubwo mfungura inzira yanjye. Ubwo ndaje nsanze bari muri playback cyane nibuka nagiye nza kuva muri 2004 najyaga nza buri munsi buri mwaka nkareba ukuntu ibintu birahinduka. Icyo gihe ndaje navuze nti ibintu ntago bizabaho muri uru Rwanda, nanjye nk'umuhanzi washoboye gukorera hanze bikampira ntago nzemera ko bizakomanza mu Rwanda gutyo. Nsubiye mu kazi ariko umutwe wanjye nti mfite guhindura ibiri hariya. Ko utangana gukorana n'abantu rero hari ndavuga nti mfite igihugu cyanjye hariya kandi bimeze gutya na gutya. Shaka ko tubihindura tukabigenza gute mumfashe ababizi. Ubwo ndavugisha abahanzi b'Abanyakanada n'inshuti zanjye z'Abanyarwanda ziri hariya. Mfite guhindura ibintu hariya. Ko gutekereza rero ukuntu twabikora tugatekereza festival. Aho ngaho simuze ngo guhangana n'abantu ako ni ukufungurira umuhanzi nyarwanda noneho inzira nziza yo kubona live no gukora live. Kuba abahanzi bo mu Rwanda bari bafite ubuhanga byo nari nsanzwe mbizi kora ko ndabizi narabonaga. Yego. Ntabonaga. So ubwo tutangira gutekereza festival ya Kigali up. Buriya niko yavutse. Kwari kuza gusubiza umuhanzi ishema, ubushake, icyifuzo, urukundo rwo gukora live, gucuranga indirimbo. Nibukanza muri concert naje mu concert nk'abiri cyangwa 3. Uyuka concert ya Medina na The Ben yabereye kuri Petit Stade. Bakayifunga. Yego. Nari impari. Album launch ya The Ben. Nari impari. Okay. Nari mvuye muri stade kureba match ya football, aperi ndibaza ko yari yakinye. Hari concert ndagenda mbura n'ukuntu ninja ko
narinjiye mbura ibintu kuri stage mbura abahanzi n'abana barabyina n'amamikro. Ikindi gihe bambwiye ngo hari umuhanzi ukomeye cyane yitwa Kitoko, biranezeza cyane, njya kumureba muri Pesi Stade, ndarindira ko bazana ibikoresho ndaheba. Washakaga ntibere concert kawe, mbese ingoma iri hehe, mbese ukabona stage ukabura ibikoresho. Kitoko araza aguruka nk'imfarasi, abana bose baraguruka hejuru bahimbawe cyane. Yego yari umusitari rwose, nanjye ndanezerwa, ariko mu mutima numva ikintu kirangiye cyane. Iyo abana bareba noneho abantu bamucurangira ajya kumenya ari kumera gute, niba bamukunze ameze gutya, niba bamurebye ari kumwe na band byamera gute, byose birankaraga mu mutima. Rero niko kugaruka umwaka 2011 tutangiza festival ya Kigali hapa 2011. Nakwitaka kare ejo bundi tukira aho ngaho. Icyo gihe ukora music waba uri muri Canada je no mu Rwanda, barafite dreadlocks. Dread nazifite kuva dread nazitangiye muri 8 kugera 2006 mbere ko nkora ubukwe ndazikata. Kuki wazikase? Zari zashaje. Mbese nakoze ubukwe 2007 2008 ntanga kandi ntago narinzi kwisokoza, ntago nigeze menya kwisokoza agiye mu buzima. 2008 2009 ntanga kandi kuzirekura. Okay. Impamvu nankubajije ikibazo nuko akenshi iyo ubonye umuntu afite dreadlocks umuntu avuga ati atura no murasta, amakuru ngo no murasta tiburakora reggae. Niyo myumvire y'abantu benshi. Icyo gihe ubu byari bimeze bite? Ni nabyo urebye bo yego, niba ari umuhanzi akaba afite dreadlocks, kenshi abantu bashaka gutekereza ko ari umurasta ko akora reggae. Nikora ko abarasta benshi bafite ama dread kandi bagakunda injyana ya reggae. Hari biririmo pe, ni nabyiza nanjye giye nyine kugira ngo ngire umusatsi bita umusatsi w'abarasta. Nikora ko nakunze umuco w'abarasta kandi nkakunda cyane injyana ya reggae. Ariko injyana ya reggae n'umuco w'abarasta nicyo kintu cyo nyine cyatumye umuntu abaho ibwota amasimbi atibagirwa aho aturuka. Yego. Cyo kintu cyo nyine kiguha umuziki kuvuga ati uri umunyafrika, aho uzajya hose uzajya ubika kuri umunyafrika kandi witware nk'umunyafrika w'inyangamugayo. Noneho ukaba uri n'umunyarwanda urenzaho ubunyangamugayo. Ukitwara gipfura, kuba ufite agaciro. Icyo gihe navuga ko generation abo orusanzemo ba Jacques Matata baramaze kwitaba Imana, abandi baratsikiye batagikora umuziki, muze makanyaga nawe ubona bitari byaba. Icyo gihe ishusho y'umuziki nyarwanda ariko kandi ku generation yasaga nkaho yari kuzemo, byari bimeze bite, byakuvurnye bingana bite kugira ngo ubone aho winjira nkawe nka Popo nyirizina? Ntabwo nigeze nshakisha imiryango. Oya, ahubwo nagerageje gufungurira imiryango abandi bahanzi. Yego. Bese abari bahari babasaza, ngo sinzi niba ari amahirwe cyangwa se ari ibyago, ukora ko ndi hagati yabo ngabo, ntago ngana na makanyaga kandi ntago ngana na Deben. Ndi hagati aho ngaho. Rero nshobora gukandagira kwa Deben nkakandagira no kwa makanyaga nta kibazo mfite. Kandi rero ngendeba imbere. Ibyakozwe byarakozwe, bitakoze ntibyakozwe, ariko bitakozwe ni gute twabikora uyu munsi. Gihe icyo narebaga cyane n'aba jeune, urubyiruko. N'ubu ngubu n'urubyiruko rutuma nkora ibyo nkora. Niba naragize amahirwe yo kumva umuhanzi nka Miriam Akibanda umwana, ni gute amahirwe nayaha umwana w'umunyarwanda akibyiruka wifuza kuba umuhanzi, kuko ni ishuri ryiza. Rero ubwo narazaga nkareba umuhanzi ugezweho. Icyo gihe hari bakobwa, hari ba Miss Jojo, Miss Chanel, Aline Gahongayire, bakora gospel bose bari bahari. Tonzi ubwo mu ba pop star hari abo ngabo mvuze na ba Medi na ba Tom Close ni madame yamumbye, ntago nari muzi, yanyoreje indirimbo ye ndiriya mu uyu mwana aririmba cyane neza. Nakomezaga mbumva nyakwigenera Papi Safa John.
mu nyuma none naje kumva noneho ba Knowless Butera bese abo muzi mwese n'undi yitwaga nako yitwa yaragiye ntabwo akikora muzika yitwa Ndera yari no muri Guma Guma icyo gihe nari judge mu bagiye hanze yagiye hanze yaretse muzika Kamishi Kamishi harimo inshuti yanjye hariya nani urebe niba yatangira abahanzi nyarwanda akorana n'abagande cyane umuhanzi nawe umuhanzi nyarwanda n'ubu ariho hano Kacyiru ndibaza ko naturiye Makoni Koshwa Makoni Koshwa n'abandi gusa nshobora ntibuka amazina ariko nabo bagerageza hari wundi nakunze cyane nigeze no kujya kumureba kuri SFB yitwa Diplomate yego numvaga Diplomate ubwo ni muri hip hop nkubari wose anyibukije cyane Snoop Dogg ariko abikabikora mu Kinyarwanda kandi nkabona abikora neza cyane pe mbwira my brother in law ufite kunjyana kure uyu musore rwose ngo hari ahantu azakora kuri SFB ni kera turagina iryo joro tuze kuri SFB umva nta nubwo nabonye show rwose bari barakora Miss SFB nk'ibyo nawe arappearing kwa kunene ngiye ko nzi kandi ko ngiye kureba band sanga nta band ihari kuri intebe rwose ndi umusaza ndeba biranga nigira hepfo tundi ndamuzamubona na n'ubu sindamubona ntiturahura ko icyo gihe urumva byageze aho ngaho arabura ntiyakomeza gukora Rafiki Choga icyo gihe yarahari Mani Martin yarahari icyo gihe nkabona rwose hari abana bakora neza kandi ubona ko ubahaye platform bagira aho bigeza tukiri aho ngaho abo bantu bose uvuze ubu ngubu muri kino kibuga ntabarimo nimvuga ngo ntabarimo baracyahari ariko ukuntu bari inyuma muri amuvuduko nk'uwabasanzeho muri bya bikorwa muri za konseri ubu byakugura kugira ngo konseri ya Rafiki yateguye byakugura kumva Makoni Koshwa yatumiwe niyo yaba ari n'ukiganira kuri televiziyo biragorana kubera iki byageze igihe abo bantu witwa ko wari ukunze kandi bari bashoboye n'abanyarwanda bakunze bakabura ubwo no tugiye mu masesenguzi nk'umunyamuziki kubera iki babuze hari ibintu byinshi bishobora kuba byarabitumye ubwo ntabasha ko batakisohora indirimbo ni cyambere cyabikora cyangwa se basimbizi ubwo bafite ibindi bibazo Makoni Koshwa yaranarwaye cyane ariko ubwo muheruka ameze neza Rafiki aracyasohora ejo wundi yigeze gusohora indirimbo ariko gusa ibihe bibindi ntabwo twavuga ngo yavuyemwo ugashobora ko yaragize ingorane ariko ndibaza ko akisohora aracyagerageza Mani Martin aracyahari icyo gihe nawe yaragisohora indirimbo nakunze cyane ya gospel ba Deben murabona ko babaye abastar biteye ubwoba na Medi babaye abastar rwose umuntu yavuga ngo arishimiye cyane kuba tubafite mu Rwanda icyo gihe babutera Knowless dore aho bageze kure cyane baracyanakora bafite imbaraga abandi se buriya nibandera muri icyo gihe Tom Close yabaye docteur niba ari Tom rwose ni ishema kuri twese n'Inyarwanda kuba ari umuhanzi ari na docteur kandi aracyanasohora indirimbo ubwo hatangiye kuza n'abandi benshi ubwo turavuga ba Platini ba Dream Boys Urban Boys n'aba boys benshi akije ba boys wari wagezwe cyane iyo umuntu akomeza ubwo niyo ntambara muri popular music muzika igezweho niyo ntambara baba barwana igihe cyose ni gukomeza umuntu ari muri mu mukino ufite gusohora igihe cyose kandi ugasohora indirimbo abantu bashobora gukunda udasohoye rimwe hari undi azahungaho akagukubita umugeri akagukura mu nzira yego tukiri aho ngaho hangeze ahantu mfitiye amatsiko yo kuza kumva ukuntu uwo mwarimu wigishijwe umuziki kera akawigishwa nabyita ngo nibyo kuri street n'inkoresha iyo mvugo yumve neza n'ishuri ryiza cyane street kabisa ariko kandi n'igihe kikaba kigeze akaba abaye
umunyamwuga ugiye kwigisha abandi noneho uyu muziki ugezweho byo mu ishuri. Nkuriza generation ya mbere iyo wasanzemo yarimo ba Matata, barimo n'abana ba Papi akoraga umuziki cyo gihe cyabo, bari banakunzwe by the way up to now, kundimbo zabo ziracyakundwa muri karaoke hano hirya cyangwa se utango ni isope byo bazicuranzwe nako hari ukuntu zizamuye amarangamutima abantu. Ugahagira kuri ya generation ya kabiri iyo waruvuzemo ba The Ben, ba Rafiki na ba Michael Nikoshwa, ukajya kuri new generation harimo noneho nabo wigishije. Nkuriza abo bantu mu kibuga cy'umuziki cyo mu Rwanda. Muzika ni umuryango umwe munini mugari kandi ushimishije. Umuryango w'abanyamuzika ni umuryango umwe rwose. Niyo mpamvu buri ukoze indirimbo nziza, dore nk'ubu ngubu hari indirimbo yitwa One Love ya Bob Marley, sibyo? Ninde n'umwana wanjye ufite imyaka 9 uyu munsi araririmba. Iyo indirimbo ari nziza, ntabwo igira igihe, ijya rwose mu bihe byose ihitinga nkuko mubivuga. Nako izina ry'umuhanzi rigenda rikura, kubera ko yabaye umuhanzi w'icyamamare w'inyangamugayo kenshi. Rero niyo mpamvu kuri jewe nushaka usubira inyuma ujye kwa Cecile Kayirebwa, na mbere ya Cecile ujye kwa Rujindiri, ujye kwa Kabarira, kwa Cyprien Rugamba, kwa Padri Byusa, ujye kwa Munzenze, Sokuru Amasamba buriya nawe yacuranga inanga cyane neza, ujye kwa ninde kwa Florida Wera, ujye kwa Timothy, none usimbuke ujye kwa Makanyaga, tujye mu gisope ubwo kwa Feroz na Nimpara, ujye kwa Ingeri, noneho uzamuke ugere kwa ba Papi Safa, ujye kwa ba Tom Close na ba Utera, ba Medi na ba Urbans ba zama boys band, noneho uzamuke kuri ubu ngubu ujye kwa abanga bagezweho uyu munsi, urehereye kwa ba Nel Ngabo, ba Igor, bari bose tuvuge bavuze ngo nigisha, ba Ivry, ba Ariel barangije, Ariel bari bose n'abazarangiza ejo bundiye. No muryango umwe, no muryango umwe rwose duhujwe na muzika. Kandi muzika no guhanga, iyo umuntu ahanze ikintu, indirimbo umuhanzi ntabwo bugira igihe, indirimbo ari nziza. Aho ngaho niho tutumvikana cyane kenshi n'abantu b'imyaka yanjye. Hari bashaka kuvuga ati abana b'ubu ngubu bameze gutya ni bibi. Yego icyo kibazo nanjye naringize mvuga niko kubona ko harimo guhangana. Yego n'umuryango umwe ko se umuryango uhangana ubaho, gusa ubukiri umuryango reka nago ukiri umuryango. Kubera iki bari guhangana rero? Ibyo cyane sinzi niba atari n'abanyamakuru, ariko nabyo tubifitemo uruhare twebwe abahanzi ba kera. Kuba ngo abana b'ubu ntabwo ibihe bindi, ukuntu twabayeho twe igihe cyacu tubyiruka mu muzika ntabwo ari ibyo bihe bihari uyu munsi. Ntabwo twari dufite internet, nta internet twari dufite, nta mobile phone twari dufite. Ibintu uko twakoreraga urubuga rwarahindutse. Rero abana b'ubu ngubu nta kuntu bajya gukorera muri ibyo ngiyo twe twakoreyemo, bakorera mu byo bafite uyu munsi. Icyo twe twabamarira ahubwo nukureba ibintu byatuma bakora neza, ahubwo mu muco nyarwanda bakajya ku isoko, ahubwo bakavoma mu isoko, kuko nta muzika numwe wo kwisi wateye imbere utejwe imbere no kwiga n'undi muzika. Watejwe imbere nuko wagiye mu isoko ryawo, mu muco w'icyo gihugu akaba ariho uvoma. Nubwo wakora muzika igezweho ariko ikaba ifite isoko rirerire cyane, riri deep. Reba muzika yose yo kwisi rwose, kuva kuri hip hop kugeza kuri jazz, reggae, gospel, bavomye mu muco. Yego twebwe rero aho ngaho niho ubona ko cyane urubyiruko nicyo rubuze, ntago ruvoma mu isoko ry'umuco nyarwanda. Bajya kuvoma ahantu batumva cyane neza. Amateremba Nigerian ni mu Tanzania cyangwa Baganda cyangwa se bagenda mu bigezweho, kuko nibyo bigurisha, nibyo bituma bamamara. Ariko nuko bamara umunsi umwe gusa bigahita. Akuvomye mu isoko ryawe ukakora muzika ugezweho, na wowe uwo muzika wawe tujya tumva nko twumva muzika ya Makanyaga uyu munsi ikatunezeza. Byari bavugaga.